higura nawe. Muraho mu kanya gatoya ntimujye kure, muraza gukurikira ikiganiro Higura kuri iyi channel ya YouTube. Mukore subscribe kitaza kubacika. Mahoro y'Imana, turakunze ikiganiro Higura, ikiganiro cyanyu mukunda cyane. Maze kubona yuko abantu benshi bagenda bavuga ko bagikunda cyane kubera ko tugaruka mu by'iwacu, tukaganira iby'iwacu, tukabyiyibutsa kugira ngo twiyibukiranye. Buri wese yibuke bya bindi yajyaga akerenza akabica ku ruhande, na bya bindi abantu bangaga kuvuga bivugwe, abantu babimenye, abana babimenye bakiri bato, yewe n'abazakura bazaza mu gihe kizaza bazaze bazi ngo ibingibi hari abakecuru babivuze nuko byakorwaga bitazibagirana. Uyu munsi rero ndi kumwe n'umukecuru agiye kutuganiriza uko kera byagendaga mu bukumi bwe kuva ari mutoya. Baratangira twibwira, muraho neza? Muratangira mutwibwira uri isanzure mutuganirize. Abakobwa ba kera twibwira. izina ryanjye yitwa Mukagatare. Kera rero umuco w'abakobwa, umwari cyangwa se umukobwa nihe myitwarire yagiraga? Umukobwa yabaga iwabo akaba umwangavu bwe batangiraga kumurambagiza. Nibwo abakobwa bataha ubukwe, abasore niho kenshi na kenshi babarambagiriza. Akaza iwanyu agatora nk'abahungu batatu, nawe ugatora abakobwa batatu, bakagutumaho yuko bazaza. Bandikaga urwandiko rukakugera, twamara kukugera ati tuzaza iwanyu. Ukamubaza uti se uzaza uturutse he? Atuzambona. Ariko yarakunomye mu bandi bakobwa, nta kwitsiritana ntacyo. Akaza abakobwa ukababwira mukitegura, ukarambura imisambi myiza, udutebe, ubwo zabaga ari inzu z'ibyatsi, ukabashyira ahitwa gutya, mbese hakurya y'ikiramba. Muganiriro ubwo mbese hitwaga mu kirambi. Wapi ikirambi cyarimo hagati, hepfo y'ikirambi. Akaganira, twamara kuganira tukabaherekeza, twahaguruka tukabaherekeza, tukagenda twagira nk'aho hariya umukobwa yaje kurambagiza, bakagumana baganira. Ubwo tugakomeza tukaherekeza abasore b'imbere, bagasigara baganira. umuhungu akabaza umukobwa ati ngiye kurambagiza, ndagira ngo uzambere. Ariko ubwo ni mu gihe cy'icyanyuma ho gatoya, ko kera aho nkurikije uko abasaza bagenda batugaragaza ko umuhungu mutabonanaga. Aho ni mu gihe cyawe noneho ndavuga cyane, icyo gihe ntabwo nari hanyuma rero ndashaka ko nta kibazo, ndashaka ko tubwira kujyana n'imiteguro umukobwa yiteguraga mu rugo, umukobwa yarakuburaga, agategura kurambura imisambi, agategura kujya mu muryango, yarafite imisambi myinshi. Warangiza iwanyu bakaba bagusigiye nk'igisabo, ugafunda amata, warangiza ugategura, warangiza ukajya he, ukababwira ariko uri bujye no mu rubohero. Mu rubohero hakorwaga y'iki? Umukobwa twaragendaga tukadandura imisambi ahantu nko mu rutoki cyangwa igiti cy'inganzamarumbu cyashashe gutya kirimo igitutu. Kuri byageza ku mugoroba abakobwa bakajya gute
kujya gucinya. uvuze neza cyane uwo muco wo gucinya ubundi gucinya byari bimaze iki yahoraga kugira ati nyamuneka umwaka ajya kubaho ujye mujya gucinyira. hanyuma se ubwo ariko atacaga imirongo byabaga ari bibi baragusenda ntacyo nawe kwe umusore yabibwiraga abana ko ubundi umukobwa ni uwambaye bagasanga baraguze kabaga ari mu mwambaro ubwo iyo umukobwa yabaga yakenyeye ibyo bakora iyo yabaga yarangije kwiga ubwo nyine ntabwo mbizi aba yarujuje nyine yararangije kwica niyo mpamvu nyine nawe abona umugabo bakamusingira ubwo yabaga yari kuvuga ngo yikwiye. hanyuma rero wari uri kuvuga mu bijyanye n'ibyo ubundi umukobwa akenera gucinyira ageze n'imyaka ingahe ageze mu gihe kingana ubwo ni nk'imyaka nk'icumi n'ibiri gusa kuzamura atangira yo kuramamaza. hanyuma ariko ubundi hari ikintu njya nkunda kwibaza uvuze ko bavuga ngo n'ubundi ngo mwajyaga kumenya mu rubohero ubundi kuboha mu muco nyarwanda kuboha bimaze ikibazo umukobwa ko bisa nk'aho ari umwihariko ubona umukobwa agiye gushyingirwa ajyana ikirago ubundi buriya ni ikimenyetso cy'ibimaze n'ibiseke byibo twarabohaga tugataka amabara wagera kwa sobukwe ukaramuboha nyabitabo ya nyakubahwa ikibo nyabitabo ni ikibo ni cyari ikibo ugomba kuboha warangiza ubwari bwawe bagiye kugutekesha nawe ukagiha nyakubahwa. icyo gitabo icyo cyitwaga nyabitabo icyo ni igiseke wahaga nyakubahwa wakimuhaga ugiye gushyingirwa cya mbere nyuma yo gushyingirwa hari ibyagendaga mu bishyingirwa hari n'icyangombwa cyitwa nyabitabo yo guha nyakubahwa. icyo cyabaga ari na cyiza cyane kidafite amabara mbese. hanyuma rero ikirago kimaze iki ko abakobwa benshi usanga iyo bagiye gushyingirwa aricyo bajyana ikirago cy'agasuna n'ibihumbi ntabwo cyabura mu muco gakondo kiriya kirago kiragenda kugira ngo bukwe akagitegura ukazahora avuga ko umukazana yamuhaye iki kirago. ese ikirago ni ikimenyetso ko usanga umukobwa akijyana kwa nyirasenge ugasanga akijyana yagiye gushyingirwa yishyiriye nyirabukwe kuki kirago kuki batajyana wenda nk'ibijumba reka ikirago rwose ni umuco mwiza wa gakondo ntabwo uzanacika aho si ukubera ariyo abakobwa bakoreraga ibyo ngibyo byo mu rubohero cyo cyari umwihariko ni agasuna babohaga utugenge duto akarago keza nawe utegura ukabona n'ibyo kizihiye mbese. hanyuma umaze gushyingirwa ugeze kwa nyakubahwa ku mibanire yawe n'umukobwa n'abahasanze abagiye ahandi hantu byagenda gutya ubwitonzi n'ikinyabupfura werekana n'uburere waretse ukazarinda waruka ugifite umuco warabyukaga kare ugafata imyeyo warukaga gute wabaga nsobanura neza hose nkumvira nyine wamaga wararamaga igihe kingana iki hari n'abaramaga amezi abiri akazava no kwa nyirabukwe afite hari umuntu uri kudukurikira utazi ngo kwarama ni iki kwarama umukobwa yararamaga umuhungu yarakujyanaga wabo nta mukobwa wirirwaga kwa mugabo yajyaga we nijoro yirirwaga kwa nyirabukwe abo ha cya kibo nyabitabo abakobwa bahamusurira noneho agataha kwa mugabo we
saa 12 iyindi saa 11 n'igice akagira akitwikira akongera akajya kwa nyirabukwe agakubura bakabyuka bagasanga umugeni yarangije kubura akejeje imyanda ukagenda ukicara kwande muri cya cyumba baguteguriye ibyo ni byo bitaga kwarama abantu batari babizi nkanjye abakobwa bazi kwarama ariko si ubu ngubu umuco uracyabaho ukaba mu nzu wajya nko kwituma ugakenguza ukaba ugiye kuri wese ntibyabaga ngombwa ko nagiye n'ukubona rwose yego ntawakubonaga wahoraga wihishe wipfutse kugira ngo bakubone byari bihenze ngayo nguko rero reka dushimire abantu bakomeje kudukurikira ndetse tunagushimira ko bakomeje kutuganiriza utubwira kuri uwo muco urumva ubwo umukobwa yabaga avuye kwa rama niyo yakurikizaho no gusama agakomeza akanabyara imibanire kuri ubu ngubu tugeranyirize rero icyiza cya kera utubwire nyine n'ubu ngubu kubona bihagaze ni iki ubona byacitse ubu ngubu ubona bitameze neza iby'iki gihe ntabwo biri mu kugendana n'ibya kera iby'iki gihe umukobwa arava iwabo agashaka umusore yagerayo agumiwe ntabwo agera kwa nyirabukwe ubwo bakaza nuko bahita batwikurura ku buryo ujya kwa mugabo wawe ntabwo uvayo ntabwo ujya kwa nyokobukwe gusa guca umuco uriye uracitse ahita asohoka rwose bakareba ku karubanda aragenda akiyambura agatimba yarangiza inzoga zo kwa se zikaza agatangira kwakira abashyitsi agatimba amajije kwiyambura agakenyera ibitenge agasohoka umuco twabonye umuco wari waracitse ubwo nibyo bigezweho ariko se ko ni byiza ngayo nguko rero mwumvise umubyeyi ubwo atuganirije atubwira uko kera abakobwa bitwaraga kera uko baramaga wari uzi kwarama nanjye ntabyo narinzi hari ababizi namwe mujye mutubwira munaduhamagare kuri ya nimero yacu ni 0784253357 hanyuma mudusangize ibitekerezo byanyu munatubwire namwe tuze tubasure mutuganirize mutubwire byinshi tutazi reka mbashimire cyane murakoze cyane murakoze namwe mukomeje kudukurikira reka nzana agapapuro muzima ndaziguha rwose ndabashimiye namwe bakomeje kurikira ikiganiro cyacu mbabwira ko ikiganiro cyacu ari akagaruka ngiye kibagezaho ndi Amandine mukomeze gukunda iby'iwanyu ni byiza cyane gusigasira umuco ntugacike ndabakunda cyane